ibyo kuba Davido yaraje mu Rwanda ndetse agataramira abanyarwanda bakizihirwa ibyo sindi bigaragaye kuko n'ubundi Davido asanzwe ari umwe mu bahanzi bakomeye kandi banakunzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kabisa. Igitaramo cyiwe cyari igitaramo cyakirimo udushya twinshi cyane by'umwihariko kandi mubwire ngo nibwo kitoko bibarwa nyuma yuko yaragarutse mu gihugu cy'u Rwanda yari yongeye kugaragara ku rubyiniro aririmbira abanyarwanda. That's great. Reka nibute cyane straight kuri point nkuko ifoto uri kwireba iri kuri screen yawe. Juno, KIZIGENZA na ariel abangaba nabo bagaragaye ku rubyiniro nka bamwe mu banzi basusurukije abitabiriye igitaramo cya Davido yakoreye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko reka nkubwire nyuma yuko barangije performance y'indirimbo yabo Away nk'imwe mu ndirimbo y'ibihe byose abangaba bakoranye, nkubwire ngo basize abafana babasize muri kakanu bita entre parenthèses na ahantu umuntu agutereka ukaguma wibaza ibibazo byinshi cyane. Ni nyuma yuko basomaniye ku rubyiniro abantu bati baracyakundana, bihagaze gute, bimeze bite, amakuru yari menshi cyane. Ariko kuri ubu ngubu sasa Juno, KIZIGENZA na ariel abangaba basobanuye impamvu yabateye kusomana. Nkubwire ngo ubwo bari ku rubyiniro mu gitaramo cya Davido cyabiri BK Arena mu ijoro ryo kuwa gatanu kuboza 2025, Juno, KIZIGENZA atunguranye asoma umunwa kundi we na ariel abafana babo induru bayiha umunwa. Nyuma yaho Juno, KIZIGENZA aganira n'abanyamakuru yavuze ko yabitewe nuko yarishimye, ati nuko twari twishimye. Ku ruhande rwa ariel aganira na The New Times abajijwe kubijyanye no gusoma na Juno, KIZIGENZA yavuze ko nta kidasanzwe kuko inshuti zakadasohoka cyangwa se ibizwi nka best friend mu rurimi rw'amahanga ngizi ngizi ziba zemerewe kuba zasomana. Hanyuma ubwo yari ari ku rubyiniro Juno, KIZIGENZA yateye indirimbo Away yakoranye ariel maze uyu mukobwa ari umaze gutaramira abakunzi be yongera gusubirayo bafatanya gususurutsa abanyarwanda. Uko indirimbo yaganaga ku musozo niko bagendaga babyina imbyino ubona yuko bitozanyije. Barangize Juno yegera ariel ara musoma. Anyways, abantu benshi rero nyuma yuko ibi bibaye nahoze mbona abantu benshi baragiye babivuga ibintu byinshi. Murabizi ko mu minsi ishize ariel nibwo yavuye ahantu yari yaragiye kugororwa nyuma yuko atawe muri yombi akurikiranwe gukoresha ibiyobyabwenge. Abantu benshi bati ibi ngibi Juno yakoze nko kugira ngo ariel yongere agaruke mu banyarwanda, abanyarwanda bongere bamwibonemo, bongere bakunda ibihangano bye nyuma yuko avuye no mu gihugu cya Kenya gukora tour yo kwamamaza indirimbo ziri kuri album yo nshyashya yashyize hanze mbere yuko atabwa muri yombi. Abantu bati bibabize mu rwego rw'agatwiko rwo kugira ngo ariel yongere agaruke muri industry, yongere avuga ibitangazamakuru byongere bibavugeho. Ariko abandi bakavuga ati abantu nubwo batujijisha bashobora kuba bafitanye urukundo ruri pure kandi ruri real. Ubu rero ikintu gikomeye cyane abantu benshi bakomeje kuvuga yuko aba bombi banafite projet bashobora gushyira hanze mbere yuko uyu mwaka uza kurangira bari kumwe. Nkubwire ngo Juno, KIZIGENZA afite indirimbo nshyashya yarutse gukorana n'umuhungu Rumata. Iyo mvuze Rumata ubundi abantu bahita bamenya ko muri traditionnel cyangwa se abantu bakiri kuririmba injyana ya gakondo kuri ubu ngubu mu buryo bugezweho. Joel ari imbere cyane kabisa, bafite indirimbo yitwa Mariza. Iyo ndirimbo naho uza kujyana hanze irebe nguko uko bihagaze ibya Juno, KIZIGENZA ndetse na ariel ubwo ngubwo we uraza kumbwira ni babikoze mu rwego rwo gutwika cyangwa se aba bana bafitanye urukundo ntabwo ari ibintu byakozwe mu rwego rwo gutwika. Uze kuma igitekerezo cyawe. Ariko niba n'ubwa mbere ugeze hano ntugenda kuze subscribe kuri Intashyo Empire kugira ngo inkuru yose iri hanze ujye uba mbere kuyibona gatanu ku kandi kabisa.